Yes, reka mbifurize umunsi mwiza mbaye nikaze musibye mukurikira gahunda za Kigali250 channel ni channel maze kumenya ko bagezeho filime y'urujijo by'umwihariko na hano imbere yanyu murabona abakinnyi muri filime urujijo ni babiri amazina yabo nyakuri umwe ni Melissa undi arya nzi Ozil na Shema yo nabo muri filime Liki sejya muri filime Likira ni ryawe Liki yego Ozil kubazi buno Ozil nyine nta bintu birazi Ozil ni fresh ntari kabisa Melissa nabo cyane umunsi wagenze neza cyane rwose ubona mwishimye ariko imbeho ntabwo ari nkeya bana yajije Ozil rero nagira ngo yananyanye Ozil ni kahora biri ko yitanze bisanzwe Ozil bisanzwe kwameza kwitondara umunsi menya ari mu masengesho sanzwe nitonda teri umusayemeze gute Ozil kuri wowe n'umunsi nabonye maybe ko abaye mugufi kuri wowe kuba nageze kuri set umuntu umeze nk'utari gukina yarimeze gute set yawe uyu munsi set uyu munsi yari fresh twakoze ibintu bisa nkaho ari fast nta maseni menshi twari dufite twashoje hakiri kare ariko ibyakozwe byakozwe neza ntarebe yego mbese akora bakinnye umunsi kavuga ati wawo ndakinnye nakahe ndi kumwe na Ozil kuko nawe twakinanye yari yansuye mu rugo iwanjye naramusuye urugore Ozil ni inshuti z'umuryango mba namusuye ngira ngo ndebe ku ntintu byifashe yego cyane Ozil mu buzima busanzwe uramutse ugeze mu rugo ukumva umugabo mugenzi wawe yasuye umugore wawe udahari yasuye umugore wawe udahari wagiye nko mu kazi umutima watera neza watekereza byinshi ariko byaterwa n'ukuntu umugore wawe umuzi uzi ko akunda kurambikana avuga ati shaka bamurambitse ariko umwizera nuko nta ribi bavuga ati bo ni ibisanzwe akabazo ntikabura umugabo azi wawe udahari kwa nini utabizi wese bamenye ko umugabo yagiye ku mugore wundi umugabo adahari wabyakira ute biterwa n'ukuntu abo bantu nsanzwe mbazi kubera ko ntago kuba umugabo wanjye yasuye inshuti bivuze ko yagiye mu bindi bintu biterwa rero yego biterwa n'ukuntu abo bantu mubanye cyangwa muziranye ni abantu uzi babanye ari inshuti magara ugasanga bayishisha bwa bushuti bwabo bakiryamanira cyane rwose birahari ariko nanone njyewe ubwo naba nifitiye icyizere n'umugabo wanjye mufitiye icyizere yego Ozil wararikiye umugore inshuti yawe bigenza gute namurarikiye numva bihwana nshaka kumurangiza byanze bikunze ukuntu abagabo rero dutekereza Ozil yabikora wakoresha uburyo ucagahigo ntiwumva Ozil yabikora ntari ibibazo budakwiye kubaza Ozil nk'ibyo ngibyo ngo wamurarikiye nyine ukoresha uburyo nese washatse ikintu ugenda uragishaka mpaka ukigezeho ntago waba uri kwangiza umubano hagati yawe ndetse n'uwo mugabo w'inshuti yawe ubwo bimenye wakwitegura ipanga bivuze ngo Ozil ntago azi gushimangira ubushuti none se urumva niba aciye inyuma inshuti ye akaryamana n'umugore we Ozil azi gushimangira ubushuti bivuze ngo sarana guhishe reka twinjire n'ubundi mu bibazo gato bijyanye n'imyaka yanyu y'urubyiruko ni muri rusange n'imyaka navuga ngo y'ubushyuhe n'igiti ubushyuhe ntimuze kunyumva nabi ni hamwe umusore aba akeneye gukundana n'umukobwa ndetse n'umukobwa akeneye gukundana n'uwo musore gusa benshi cyane usanga bakundana bakeneye kwimara irari y'igitsina cyangwa se bagakundana papasi yabo ari ukuryamana reka mbanze mbaze Ozil ni ngombwa ko abantu bakundana batari abana nk'abasheri nk'abashu kandi bagifite ibyaka y'urubyiruko baryamana muri iki gihe bigezweho nibyo biri kuba ntabwo mwabana atarakumva biri seriye kandi uruhande rwawe noneho ku ruhande rwanjye twabisoza Melissa ni ngombwa ko urubyiruko rukundana papa ari ukuryamana oya ntabwo ari ngombwa ariko ubu ngubu biragoye kuko umuhungu ajya kujyana umukobwa baziranye bihagije gusa nkeka ko bitanabaye abo bantu ntacyababuza kubana kuko barakundana ku buryo abasheri bawe baraguhereza
kubera siki tuvugisha ntajya abeshya kuri kino gihe ntabwo mwabana yaba yarakumaze noneho uzarebe na benshi nawe yaragutera inda mama utwite kuko umuntu arabyara nyine nanjye navuze ngo biraba noneho ubu ngubu biri ku kigero kiri hejuru ariko nanone ntabwo tuvuze ko abahungu n'abakobwa bose bajya ku bana baba bararyamanye. Akoze hasi anyibutse woye Ozil mu bijyanye no guterwa inda n'ubundi usanga ibyo bakora bizamo inda wenda ugasanga mukonaye ku myaka 23 na 25 cyangwa se 25 ntago urabatayire ko batunga umugore nawe nturabatayire nk'umukobwa kuba wajya mu gukakitinga nk'umugore ukaba nka mama we cyangwa se ngashangaza ukuntu byabaye birabaye aguteye inda Melissa wabyifata mu guti byabaye akantera inda icyambere cyo kuko uwanteye inda ngomba kubimubwira niba mubwiye ko ntwite ni ibintu tugomba kuganiraho tukabifatira umwanzuro ariko ikintu cyo kiriho abahungu ubungubu batinya inshingano. Ozil wateye inda akavuga ati wanteye inda Ozil yanze bikunze mwarabigiye mu bishaka mwese mwabyemeranyijweho kubwanjye ntabwo namurera imwe navuga nawe kisaho no kugufasha nyine mukabyigaho kugeza ubu uracyanywa isosi yo mu rugo kugeza ubu Ozil aracyambara umwenda bamuguriye mu rugo cyangwa se ndayishugurikiye rimwe na rimwe bitari bihoraho Ozil aracyarara kwa muzehe akeneye urugo akeneye inzu akeneye kugabura birako kanya kandi nta mikoro afite Ozil ati sinamubera imbwa mu buhe buryo kuko ati yego ndayemeye giwanyu nanjye ngumi wacu nyine wazari mufasha urumva ntawo yahita umugore wawe wamufasha mu buryo ushoboye n'imiryango cyangwa se ikabafasha nubwo buryo nta Ozil rero atangiye kutubeshya ahangaha nakubwiye maze kukubwira ngo hari abahungu batinya iki inshingano kandi ukanga ibintu n'ubundi uzakora ubwanjye ndako nabigenza ariko bitavuze ko rukuraburiza hatasha urabeho akagushitinga abana birenze hari ubyemera akakubwira ngo ndabizi ko akabyemera ngo nare guteye ariko nagira ikintu agufasha akemera ibyo ugaheruka byemera n'umusa ntagire ikintu na kimwe agufasha cyane abahungu bubu batinya iki inshingano kandi bagatinya ibintu bazakora bari kwirindiriza ikindi kandi niba atinya inshingano kuki ajya kuryamana n'uwo mukobwa nta ni protege biriya bintu rero niba ari imyaka iba yaje nyine ushoboka byabaye tu abanye ntibirambaho protection ziba ziri hafi atazagira ibyo bingurukana n'ubundi byabaye nkuko ubimbwiye barakubwiye ati nasamye wanteye inda urigurukije ati reka sigiyewe ati n'ubundi abenshi baravuga ati n'ubundi twabonanye inzara nyabagendwa singe wa mbere wenda wavuye nga ujya guha nundi nanjye uraje urampaye ku gisura atari bari wo wavuga ko yaguteye iyo nda Ozil hari impamvu byibura 3 cyangwa se 4 umusore aba yatanga zatuma bemera ko wenda uwo mukobwa yamugeretse inda atariye akenshi rege umutipe aba nta kantu yibereyeho akabona nta mikoro nta kundi yabigenza solution kukwepa nyine kwa kuhunga ibibazo bavugaga kwa gunga inshingano yavugaga mwana kamwipakuru cyangwa se wari muteye ubona utari proud iki hari ukuntu bibaho hakuntu ujya nko mu turere runaka mwanyweye mwasinze ugahora n'ibyano karambika yaje kumva kira kwiyongoje ngo gutya na gutya ukabona umuntu ubwiyongoje nta huye no ko ubyifuza ntago ari guza aho ngahora yamanika cyane rwose kuko kugenda Melissa wundi ashaka kubaza ikibazo oya njewe ndibaza Ozil ajya kuryamana n'umukobwa abizi neza yuko uwo mukobwa atamwishimiye atari proud gute nibyo navugaga hari ukuntu abantu bajya mu birori runaka ubwo buhauze pati iki hari abantu bagiye batandukanye icupa ryakugezamo cyangwa se ibindi bintu hari image hari ibindi bintu kuzamo wabona mu bibi wamubona nka Knowless tayari rero nibyo bindi nakubwiye ngo ibyo bintu nagatekereza kubikora adasanzwe abikora n'ubundi abasanzwe abikora ababonye bose arambika bivuze ngo abari indaya
kuko none se umuntu ajya kuryamana n'umuntu atishimiye gute noneho ikigeretse akaryamana nawe ntibikingire azi yuko atari proud y'uwo muntu kubera iki kubera agacupa nakubwiye akubanywe zingana iki ase ntagabira kuba ujya mu birori runaka maniga kwiyumva ntago biramba akurya ari nk'atanu ntago biramba ibyo bintu bibaho bivuze ko ikirori cyose wagiyeyo urarambika ngiye gusa ndabibona hari inshuti zanjye mbaraza zibikora n'ibintu biba biriho ahubwo azabibona shana ntari i Kigali uzabibona wajya ntujya mu turori uretse oya ntago mbyemeye kuri iyo case abatipa akunda kwitwaza ntibyabaho ko umukobwa ashobora kukugerekaho inda atari yawe bibaho cyane rwose umukobwa niyenda niba mwararyamanye yarangiza akaza akakubwira yararyamanye n'undi yabimubwira ko yamuteye inda ntabyemereye agahita avuga mbibwire na wundi kuko twaryamanye cyangwa uwayimuteye nta mafaranga afite nta nubwo umukobwa bimwe Ozil yaravuze ari proud ye yangize akabibwira undi akakugerekaho inda kandi kuko mwararyamanye ubundi niki cyemeza yuko atari yawe urumva se icyo gihe reka dusenga bagatindaho gatoya urumva niba hari umutipe uzi ko abakobwa nkabo ngo babaho wamugana akabona n'umukobwa yarasanze inzira ari nyabagendwa azizera gute niba ari kumubwiza ukuri nyine kamubwire ubundi niba nyine abo bantu bakundana bakaba bararyamanye ubundi igihe cyose waryamanye n'umuntu mutikingiye nakubwira ngo wamuteye inda byemere none se ubundi niki cyemeza ko utayimuteye ese buri gihe cyose uryamanye n'umuntu mutikingiye utera inda none mu gihe abikubwiye ubwirwa n'iki utayimuteye gise nawe atabari muri babandi wambwiye yabonanye n'akajama atishimira cyangwa se kadafite amikoro ko yarera uwo mwana akaza akayigereka uwo nguwo none se kubera iki bwo ashobora kuba atari yawe wihakanye nyine kubera ko noneho murindira umwana avuke sibyo mumupimishe tumenye ngo hagati uyu mwana n'uwandi icyo gihe ubufasha bw'umubyeyi buzatangwa nande wowe n'umukobwa mubyemeranyeho mubikore niba utari kubyizera ubu Ozil afata amafaranga sibyo ajye gusuzumisha umugore bari kumwe bisuzumisha ukwezi kwa mbere ndikigeramo bajye kuri rendezvous ya kabiri bajye ku gatatu bajye ku ya kane Ozil atanga amaraso amufata amaraso basange barebe niba taranduye indwara zo mu bibonano mpuzabitsina ariko kwa muganga yiyandikishe nk'umugabo w'uwo mugore kwa muganga yagiye kwisuzumisha uze kunkurikira neza narangiza amezi 7 agere bibe ngombwa ko bagomba kujya kwitegura umwana Ozil afata amafaranga ajye gushopinga imyenda y'ibihumbi 300 ngahe ayizane mu rugo ayiha umwana narangiza umwana ategereje ko testinga ngarebe ko umwana ari uwe cyangwa atari uwe cyane rwose icyo gisa asanze umwana atari uwe asanze atari uwe umukobwa yabinyishyura cyangwa nkamuharira twahita turangizanya twahita turangizanya nabaye nk'uwakwimye ijambo nyihanganira kurikira abasinga batwihanganira sibyo nimba n'inshuti ya Ozil nzi ko ibyo nabikoze Melissa nge muri umuntu wa Melissa nabinko ntago nzagira ngo nagaco k'umuryango cyangwa undi mukobwa runaka nyine nakubwiye birashoboka ariko niba mwararyamanye niki kikwemeza nyine ko uwo mwana atari uwawe niba mwararyamanye nyine byemere ese kikwemeza ko ari uwawe none se ahubwo kuki ushingira cyane uri kuvuga ngo niki kikwemeza ko ari uwawe kuki udatekereza niki kikwemeza ko atari uwawe ataravuka ese niki kikwemeza ko ari uwawe ataravuka rindira avuke umenye ko ari uwawe uko siko bari kubangamira umubyeyi uzi cyane kuvuga ati tegereza avuke umwana wamubangamiye gusa nyine urumva harimo ikibazo ari kiganiro nakoranye na Melissa twibaza ku bakobwa baboneza urubyaro Ozil uteretse nyine umukobwa asanga ari muri onapo wabyakira gute wowe asanga ari muri onapo nta twita se nyine yifungishije nk'imyaka 2 cyangwa amezi 6 kugira ngo atazasama muri icyo gihe ari umukobwa ubwo ikintu kinza mu mutwe mpita numva ko atanga hasi cyane yawana pyasura na bimwe byatari navuga ntarere ikipe nahuye nayo ikora akazi kose ni hatari iki kibuga ni nyabagendwa kirakinika yego none uko byakira gute wowe ubona nk'umugore wazaza hawe umusunda kareka harimo none aya
ntabwo wamugira umugore kuko abantu bagiye muri onambo cyane nyine bagakunda kubyara n'ibipeti bituzuye ugasanga kije kimereye nk'ivampire byari ibibazo aho ngaho bita cyenda gakeya nta n'usi byiza kuba umukobwa yajya muri onambo kuri wowe ariko yego njye nakubwiye ibyo bibazo bya mbere ndibyo twaganiriyeho byo kuba Ozil yaba yaguteye inda tukirinda ko Ozil yagutera iyo nda kugira ngo ntazanayihakane kuvuga ati reka mbe muri urubyaro muri amezi 6 ntago nkeneye kuba nasama si bwaba ari ubwirinzi bwiza kurenza uko bazasama inda isaka yihakana cyangwa ntubashe kurera uwo mwana nakubwiye ngo ndabyemera naboneje urubyaro ariko si indwara nazo naboneje none nakoresheje agakingirizo numvishe ngo abakobwa umubare munini w'abakobwa ntago bakunda udukingirizo Ozil we ntago bizi benshi babaho hariho kubitana no kumva ahubiye icyo kintu kirananukira mwana kiranuka mvana imbere serious ntubazira gusaka urayikunda ntazi babaho pe oya umva musubize ikize umva nkubwire nyine umva akunda bunyama y'ibyanze musubize ndayikunda kubera ko impamvu nyikunda nyine mba ndimo kwanga ndimo kwirinda kubera ko niba gukuramo inda ari ikibazo no kuba naboneza bikaba byavamo ikindi kibazo kandi agakingirizo nzi ko nta kindi kibazo kanera nagakoresha kugira ngo nirinde kandi biroroshye kose umubare munini w'abakobwa banga y'udukingirizo bakaba batana batipe muri maka hari igihe umutipe ushobora kubona nawe ashikene kwimara umusonga mu by'ukuri atari kuba wenda yaho kwemera izo nshingano z'urugo ukavuga ati ngira ngo ndagakingirizo utazi imisi yawe urimo cyangwa se unayizi cyangwa se rimwe ari nabo ngusha ngo bazibatega nk'imitego noneho ngiye kamubwire niba uwo mukobwa atagakunda hari ikintu kimwe ugomba kubanza gutekerezaho yaboneje nibyo ntabwo ari butwite ariko se indwara nazara zikingira none yaboneje kuba atabyara ni indwara yaboneje rero byanga byakunda udafite umugabo gakunde ugomba kugakunda yego na Melissa ndabashimiye ku mwanya wanyu ku kiganiro tujyanye itari gitoya harimo n'inama nyinshi cyane by the way ariko Ozil agabanye kurambika wangira inama Ozil oya Ozil ibyara nawe arabizi agabanye kurambika kuko nyine wabyumvise yakubwije ukuri we muhuye ukemera ahita arambika ibyo kurambika arabeshya ni ikiganiro twatangaga kiri mu bajama nyine biba mu buzima busanzwe ako yatubwije ukuri yatubwiye ngo we nta kibazo yarambika ishaka ikintu bigenda bituma ishaka ikintu bigenda uragita igitapa kukibonye none se ko yakubwiye haraho yaguhishe se ariko ni wose ushaka ikintu wose ushaka bigenda bite ariko ikibazo uri muri kumbaza we wamubajije ngo ari ishaka ngo urebye ndapfa kuyibona ayibona ibintu biri izimana kabeshya sama thank you